Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nongeye gushima Imana cyane muri iki gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, gitondo cy'amahoro. Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana rero kuko yatwongereye umwuka wo guhumeka. Yatwongera undi munsi kugira ngo tubwire abantu kugira neza kwayo. Umunsi Imana ikongerera aba ari kugira ngo uvuge neza yayo, aba ari kugira ngo uyivuge neza, aba ari kugira ngo uyamamaze, ubwire abantu ineza ya Kristo, ubwire abantu iby'agakiza. Ndashima Imana rero kuko mu by'ukuri Imana yatugiriye neza. Twabonye igitondo, twabonye umucyo, twabyutse birakunda, twabyutse turakandagira, turagenda, twumva turi amahoro, twumva turashonje, twumva dufite apeti yo kurya. Imana ishimwe ko twabyukanye ubuzima n'ubuntu yatugiriye, kuko hari n'abandi batabibashije, ariko twebwe kubw'ubuntu bw'Imana turayishimiye, ntabwo twabura ishimwe muri iki gitondo. Muri iki gitondo rwose dufite ishimwe ry'uko turi amahoro. Nawe kandi nuko wowe udukurikiye, inshuti zacu, abakunzi ba Kristo, abakunzi b'umusaraba, bene data dufatanije uyu murimo, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Abo abatwifuriza ineza y'Imana, badushyigikira mu buryo bwose, badusengera cyangwa se badushyigikiye mu bundi buryo, Imana yo mu ijuru ijye ibagirira neza kubwo gutangaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Iki ni igitondo cyiza rero. Mbazaniye ijambo ry'Imana n'ukuri. Mbazaniye ijambo ry'Imana, ijambo rivuga ngo kwizera. Kwizera ni iki? Kwizera gusohoza isezerano. Kwizera gusohoza isezerano. Kwizera gusohoza isezerano ni ukugira amakuru y'aho ujya. Ni ukugira amakuru y'aho ujya. Kwizera ni ukugira amakuru y'ahantu ujya. Kwizera ni ukugira amakuru y'ahantu ujya, hanyuma wamenya amakuru neza y'aho ujya ukagira kwizera. Bene data ba Kristo, ndagira ngo tugire kwizera gusohoza isezerano, tugire kwizera, tugire amakuru y'aho tujya, nibwo tuzabasha gukomeza urugendo. Iyo umuntu atazi ibyo arimwo nta nubwo abyizera. Ariko kwizera ni ukugira amakuru y'aho ujya, ukahamenya, ukamenya aho ujya, ukamenya ko ukahizera kubera ko wahamenya, ukamenya ubwiza bwaho, ukamenya inyungu. Niyo mpamvu rero uko kwizera, iyo umaze kumenya aho ujya, gusohoza isezerano rigasohora. Amasezerano y'Imana arasohora. Ndagira ngo uyu munsi, iki gitondo, tugire kwizera gusohoza isezerano, tugire kwizera gusohoza isezerano, tugire amakuru y'aho tujya. Imana itugire neza, tugire amakuru y'aho tujya. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugabo witwa Zakariya. Zakariya, abakunzi ba Bibiliya baramuzi, bafite amateka ye, barayazi, barayakurikirana, barayamenye, barayasomye. Reka turebe igice cyaho cya mbere, duhere ku murongo wa 11. Turebe Zakariya ukuntu yizeye. Ijambo rivuze ngo iki? Maze marayika w'Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro. Amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye Zakariya amubonye arikanga, agira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azabyara umuhungu, uzamwite Yohana. Azabyara umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Nuko azaba umukuru mu muryango. Imana itugirire neza. Uyu ni Zakariya. Zakariya yari umutambyi. Zakariya yari umukristo, yari umukozi w'Imana, ariko Bibiliya yavuze ngo witinya Zakariya.
yari abonye marayika aramuhagaze imbere, ariko hejuru y'igihe kinini Zakariya ari mu kibazo. Angaha marayika abonekera Zakariya yaramaze igihe kirekire asenga, abakristo baramufasha, abakozi b'Imana bakorana umurimo baramufasha, bene se baramufasha, ariko ngo Zakariya ntiyasubizwa, kandi Bibiliya ivuga yuko we n'umugore we Elizabeth ngo bombi niko birivuga ngo bari inyangamugayo, bari abantu b'inyangamugayo. Murabizi abantu b'inyangamugayo na Bibiliya bavugaho, kandi natwe turabazi hano ku isi cyangwa se aho utuye no mu buyobozi bwacu, ntabwo bujya buhakaza abantu batari inyangamugayo. No mu midugudu ntabwo dushobora gutora abantu batari inyangamugayo. Iyo tujya gutora ubuyobozi bw'ibanze, ubuyobozi bwo hejuru, dushaka abantu b'inyangamugayo. Rero Bibiliya ivuga ngo Zakariya we n'umugore we bari inyangamugayo, ariko kandi ngo nta rubyaro bagiraga, ntabwo bari barigeze babyara. Hanyuma batabyaye ngo barasenga, bizera Imana, bizera yabahamagaye, baravuga ngo niyo kwizerwa, ngo no kubikora izabikora. Barizera, bafata amasengesho, barasenga na bene se, barakomezanya barasenga, kubera ko ngo bari inyangamugayo, bari abantu b'abakiranutsi, ngo abakristo bagira umwete n'ishyaka ryo kubasengera. Ariko ngo ntibyakunda, biratinda, bimara igihe. Ariko ngo Zakariya arakomeza arizera, ntiyacika intege, yizera Imana, kabera ko yari afite amakuru. Kubera kutagira amakuru ni bibi, jya utunga amakuru. Murimbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, ngo kure hatagera umwijima, hatagera ibibazo, jya utunga amakuru. Yari afite amakuru rero. Kwizera ni ukugira amakuru, niko kwizera gusohoza isezerano. Ngo yizera yamuhamagaye, yizera Kristo umwami, aravuga ati Imana yamuhamagaye, yampaye agakiza n'umugore wanjye, ntabwo nzayihemukira. Yari yarabonye ko Imana ariyo kwizerwa. Aravuga kandi hari ijambo avuga ngo ibyo ntabwo byanadutandukanye n'urukundo rw'Imana. Dukomeze, abwira umudamu ati dukomeze dukunde Imana tunayikorere. Ngo bakoraga umurimo w'Imana bakiranuka, ari abatambyi mu rusengero, we n'umugore we ngo bakoreraga Imana rwose, ngo ari inyangamugayo. Ariko kandi ngo nta mwana batarigeze babyara, byari bibabaje, bageze no muri zabukuru, byari ibintu bibabaje. Hanyuma ngo bakomeza gukora umurimo w'Imana, bawukorana ishyaka n'umwete, badacitse intege. Dufite abantu bajya bivumbura, kavuga ngo iminsi nsenze, Mana wampoye iki? Ntacyo yaguhoye, nta kigeragezo kikuriho kitageze ku bandi, kitari rusange. Jya wihanganira imbere y'Imana, jya wizera. Uribuka sogokuruza wabizera Aburahamu, ngo yizeye Imana, ngo yajya agira igihe agasa nk'ugize ubwoba, ngo Imana ikamubwira ngo Aburahamu witinya, ndinga bigukingiye, nzaguha ingororano. Imana akabwira Imana ngo uzampa ingororano ki ko nta rubyaro wampaye? Eliyezeri wavukiye mu rugo rwanye niwe uzaragwa ibyanjye. Ngo akamubwira ngo yasohoka urebe, ngo akamwereka ijuru, aturabasha kubara zira nyenyeri, ati nizo mbonye, ati wazibaratoya, niko urubyaro rwa ruzangana. Bivuga ngo iby'Imana yagusezeranije bijya bisohora. Kwizera Imana, jya wizera, kwizera niryo banze ry'ubuzima. Ngo rero ngo yizera Imana. Hanyuma ngo Imana iramubonekera, marayika amubonekera mu nzozi, hanyuma ngo Zakariya witinya, umugore wawe Elizabeth azabyara umwana w'umuhungu, ngo kandi uwo mwana azakundwa, amahanga azamukunda. Yizera ibyo. Ndashaka kukubwira ngo ugire kwizera. Umaze igihe mu kibazo, niba usenga Imana, hari ukwizera gusohoza isezerano, hari ukumenya amakuru yahujya, ukagira amakuru ukayibikaho, ukashaka kumenya amakuru, ukamenya ukuntu Imana bayizera kandi bigasohora, ukamenya ukuntu Imana bayizera kandi ikabagirira neza. Ntabwo Imana yakuhemukira kandi warayizeye. Ndagira ngo mwene data ugire kwizera gusohoza isezerano, Imana itugirire neza. Rero uyu Zakariya ngo arizera,
marayika aramubonekera aramubwira ngo Zakariya umugore azabyara umwana w'umuhungu kandi azakundwa. Yari ageze muri za bukuru, barategereza. Imana ikunda umuntu wizera, Imana ikunda umuntu ugira kwizera, Imana ikunda umukristo wizera. Ntugasengane ubwoba, ntugakurwe umutima n'amagambo avugwa, ntugakurwe umutima n'ibyo abantu bakubwira ngo ntibishoboka, ntibyakunda, igihe kirarenze. Ariko ujye ugira kwizera ibyo batubwira. Mose yohereza abagabo 12 kujya gutata igihugu igihe bari bavuye muri Egiputa, ngo abantu 10 bose baramubwiye bati mu by'ukuri igihugu cyari cyiza kuko ngo bazanye no ku mbuto zacyo. Baravuga ati ariko bagabo twabonyemo babanaki ntabwo twabinjirana mu gihugu. Bagira kwizera guki, bati cyokora baturebaga bakabona turi nk'inzige, natwe twababona tukabona turizo. Bivuga ngo ibyo ni byo witekerereje kubera umwuka w'ubwoba, kubera umwuka wo kutizera. Ariko kwizera gusohoza isezerano ni ukumenya amakuru. Ariko Yoshua na Kalebu ngo baravuga ngo niba ari Uwiteka wabivuze tuzabarya nk'abarya umutsima, niba ari Imana yavuganye natwe. Muntu w'Imana warakijijwe, uhabwa agakiza, ariko iki gitondo ndagira ngo wongere kukwizera. Hari ibintu ubona bitagenda, umaze igihe mu burwayi, utinze mu kibazo, gira kwizera, iyabivuze izabisohoza. Dusomye iki gitabo cy'Abaheburayo, dusome igitabo cy'Abaheburayo ibice bya 10. Reka dusome ibice bya 10, dusome umurongo wa 38. Twumve ngo kwizera, ese kwizera ni iki? Bibiliya ivuze ngo iki? Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umuntu ukiranuka, umuntu wubaha Imana azabeshwaho no kwizera. Zakariya yahawe umwana nuko yizeye Imana. Zakariya Elizabeth yabyajwe nuko yizeye. Imyaka yaragezemo atagira kwizera, aba yararambiwe, aba yarabivuyemo, aba yaragiye mu bapfumu, aba yaragiye kuraguza, aba yarashatse uburyo bundi, aba yaranyoye ibintu binyuranye n'umugambi w'Imana. Ariko yagize kwizera. Aha mu Baheburayo rero havuze ngo umukiranutsi, ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Iyo dusubiye inyuma, iyo tuvuye mu kwizera, iyo tuvuye mu byizerwa, Imana ntabwo itwishimira. Ndagira ngo uyu munsi rero wongererwe kwizera. Iki gitondo ntabwo nzi bikuza amahoro, ntabwo nzi ibyo ureba ukabona imbere yawe hari imisozi, ukabona nta nzira, ariko Imana ijya yishakira inzira. Icyo usabwa ni iki? Ni ugutunga amakuru yahujya, ni ugutunga amakuru y'ijuru, ni ugutunga amakuru yaguhamagaye. Iyaguhamagaye ukamenya amakuru, jya wibika amakuru. Ni ugutunga amakuru y'ineza y'Imana ukayamenya. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Iyo dusubiye inyuma umutima w'Imana urababara. Iyo dusubiye inyuma Imana irababara, iraturakarira, irababara. Ntukifuze kubabaza Imana. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Mwene data mu Kristo, ndagira ngo rero iki gitondo rwose ugire kwizera. Uri mu bibazo, uri mu mazi abira, urabona ibintu imbere yawe hari imisozi. Hari ijambo Mose yavuze, Abisirayeli ngo bageze imbere y'inyanja, ngo Farawo yari abatuze. Nawe hari ibintu bigutuze, ngo batuze, ngo hanyuma ngo baravuga ngo Mose wadukuriye iki muri Egiputa? Yutureka tukagwayo, nta mva zari zihari, se nta marimba bayo. Yutureka hari aho bigera ukavuga uti narishutse. Ntago wishutse kuva warakijijwe, ntago wishutse na rimwe. Ahubwo wahisemo neza, komeza inzira watangiye. Wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Ngo baravuga ngo yuturekera muri Egiputa, nta mva zari zihari. Ngo Mose arareba, ngo abona imbere inyuma Farawo arabatuze, abona imbere hari inyanja, abona impande ni imisozi. Hari igihe umuntu aba hagati, ukabona ibintu ugeze hagati, iyo uryamye kwa muganga aba ari imisozi kuri imbere, aba ari imisozi kuri imbere. Iyo uri mu nzu y'imbohe, iyo ufite umuntu ufunzwe, iyo ufite umuntu ufite uburwayi, iyo ufite uburwayi kwa muganga bakubwira bati ni ukugukaruma gusa, ni ukukorohereza, aba ari umusozi ukuri imbere. Ariko ngo Mose arabwira ati mwicecekere, nimureke. Ntabwo icyo nzi cyo, ntabwo Imana yaturekera mu kibazo. Ntabwo nzi kubigenza, ariko ntiri budusiga aha ngaha, ntabwo iri butureke.
we yagize kwizera gusohoza isezerano, yagize kwizera, yari afite amakuru yiyamuhamagaye, aravuga ngo sinzi uko bigenda ariko hari Imana iri bukore, ntabwo nzi ko ntabwo mbizi ariko agira kwizera, avuga ngo nukuri iduhamaga idukuye mu maboko ya Farawo hari ikiri bukore. Kandi Imana ngo yaramubwiye ngo ufate iyo nkoni, utabazi bwawe muri kumwe ntabwo buri kure, Imana izishakira inzira. Nagira ngo rero ugire kwizera uyu munsi, ngusengere Imana ikongerere kwizera gusohoza isezerano. Ndagira ngo usengere Imana ikongerere kwizera gukiza iyo ndwara, Imana ikongerere kwizera gukora igitangaza, Imana ikongerere kwizera gusatura umusozi uri imbere yawe, Imana ikongerere kwizera kukongerera amavuta, Imana ikongerere kwizera ugira amakuru uyatunga uyicarane. Imana itugirire neza. Urakoze Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe ndarisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ongerera umuntu wawe kwizera. Uyu mubyeyi yakwizeye nk'umwami n'umukiza, ariko imisozi muri imbere, hirya ni amataba, hirya ni Farawo aramutuze, ariko twarakubonye wagiye uca inziga z'amagare ngo Abisirayeli barambuka. Wambutse uyu mubyeyi, hari ibimugoye, hari ibimunaniye, hari ibimutugatuze. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mushoboze Mana, mushoboze Yesu, mugirire neza, mwongerere kwizera. Jambo ryawe nirigende, uyu mubyeyi agire kwizera, uyu mugabo agire kwizera, uyu mukobwa babwira ko bazinze nagira kwizera. Uri Imana izingura, uyu musore washobewe mwongerere kwizera Mana. Uri Imana ishobora byose. Urakoze kubwira ijambo, reka risoze ikirizanye, reka umugambi wawe usohore, reka ineza y'Imana igaragare, reka ukuboko kw'Imana kugaragare. Urakoze Kristo, mpesheje umugisha ubwoko bwawe, abadukurikiranye, abarwayi, abashobewe, abari mu bitaro, abari mu nzu y'imbohe, abarwaye indwara zitandukanye, abariho icyangiro, abakora ntibikunde, imbaraga zisumba byose nizibakize, bakire gutabarwa n'Imana. Imbaraga z'Imana zibohereze gutabarwa guturuka i Siyoni. Urakoze Mwami Yesu, mpesheje umugisha abadukurikirana, mpesheje umugisha niko wabwiye Aburahamu ngo abazaguhesha umugisha uzawubahe, abazagusabira uzabahesha umugisha. Ineza y'Imana nibabeho. Urakoze Mwami Imana, duhesheje umugisha abakozi bawe, duhesheje umugisha igihugu cyacu, duhesheje umugisha Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, duhesheje umugisha abadukurikirana bari hanze bari hirya no hino. Imana nyir'ijuru ibagirire neza, uruhura abarushye, ukiza abarwayi, cyubahiro kibi cyawe, murimo wawe wagure. Urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia, telefone ni 078 50 98 944, 078 50 98 944 na 072 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha, amen.